bavandimwe nkunda bo mu muryango wa Padiri Mawuri, Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya kabiri cy'igisibo, ya minsi 40 twatangiye tuvuga iragenda yicuma. Nicyo gituma ngiye kubasaba kugira ngo buri wese akora ibishoboka byose kugira ngo iyi minsi isigaye kugira ngo tugere kuri Pasika ayibyaze umusaruro, agarukire Imana kandi akore ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwe bwa roho bugire ireme muri Yezu Kristo uduhamagara. Buri wese rwose agerageze akora imyitozo ihagije kugira ngo nyine ubuzima bwe bwa roho bwongere bugarukemo icyanga. Burya hari ibintu byinshi bituma tujya kure y'Imana. Imana rero ubwayo muri iduha inyuze muri kiliziya yayo iduha iyi minsi y'igisibo kugira ngo tubashe kwivugurura, tubashe kwisubiraho, ariko cyane cyane tubashe kugarukira Imana. Amasomo y'uyu munsi rero aratubwira ibintu byose byadufasha kugira ngo nyine uko kugarukira Imana kubeho kandi kutugirira akamaro. Mu isomo rya mbere dusanga mu gitabo cy'Intangiriro, turabona Imana yongera kugirana isezerano n'umugaragu wayo Aburahamu. Iramubwira iti, yamusohoye hanze, iramubwira iti bura amaso urebe hejuru, nimba ubasha kubara inyenyeri uzibare, urubyaro rwawe ni kuriya urusangana. Muvandimwe rero, nawe gerageza urebe, usubize amaso inyuma, urebe niba koko iby'Imana yagusezeranyije yarabitunganyije. Kandi yarabitunganyije kuko isezerano ryayo rihoraho. No muri Yezu Kristo yarongera rivugurura, ryongera rigira agaciro gakomeye cyane. Amasezerano y'Imana igihe cyose irayasohoza. Iyi kintu rero kidusanga mu isomo rya mbere kandi kikatureba bya hafi, ni uko amasezerano y'Imana nta na rimwe aba mu nzagihe. Imana yabwira Aburahamu iti, iki gihugu ubona cyiza ngihaye urubyaro rwawe. Icyo gihe urubyaro rwa Aburahamu rwari rutaraza kuko yari akibaza uko bizamera. Iki gihugu cyiza ngihaye urubyaro rwawe. Nawe rero urebe ko amasezerano y'Imana ntabwo ari ibintu bizaba, ahubwo ni ibintu Imana irimo ikora kandi ikorera muri wowe. Reba rero mu buzima bwawe bwa buri munsi, bw'uyu munsi, bw'ejo hashize, urasanga ko Imana hari ibyo yaguhaye hariho ukanabyibagirwa. Iki gihugu ngihaye urubyaro rwawe, niko Imana yabwiye Aburahamu. Uyu munsi rero hari byinshi Imana iguhaye bigenda birebana n'iryo sezerano rya Aburahamu, kuko twese turi abana be mu kwemera, turi abana ba Aburahamu. Kandi uko kwemera kwatumye tugira igihugu cyiza, igihugu kitagira imipaka, kuko aho abemera bose bari, icyo gihugu Imana yatanze kiba gihari. Niba rero aho uri hose ukaba wemera, wumve ko ari icyo gihugu nyine urimo, ari cyo gihugu Imana iguhaye. Bavandimwe rero, icyo gihugu cyiza Imana iduhaye, kubera ko twemera, tukibungabunge. Kamere yacu nziza cyangwa mbi ntitume icyo gihugu gihungabana, ahubwo tukibungabunge, cyane cyane dukurikiza, dushyira mu bikorwa urukundo Yezu Kristo ubwe yabuganije mu mutima wacu, kugira ngo nyine icyo gihugu gihore gitoshye, kirimo ibintu byiza bitunga abantu ku bwa roho, bitunga abantu no ku bw'umubiri ndetse, kuko ufite ukwemera ashobora kugaburira benshi ku buryo bw'umubiri cyangwa no kuri roho. Icyo gihugu rero tugerageze tugitunganye, kandi tugitunganye bihereye ku buryo tugarukira Imana, twitandukanya n'ibintu byose nyine bidushyira kure yayo. Mu isomo rya kabiri rero, Pawulo Mutagatifu atubwira ibintu nabyo birebana n'urwo rugendo rwacu. Yabwiraga Abanyafilipi ati, namye mbibabwira, n'ubu kandi mbisubiyemo n'amarira mu maso. Hari abantu bitwara nk'abanzi b'umusaraba wa Yezu Kristo, bakabigenza bate rero? Bakagenda biratana ibyagombye kubatera isoni.
ibyagombye kubatera isoni bakabyiratana. Maze rero bavandimwe, nimba koko dufite uko kwemera kwatugize bene Aburahamu, twumve ese twiratana iki? Twiratana amashyari yacu? Twiratana inzangano zacu? Twiratana ubuzigizi bwa nabi bwacu? Twiratana ukwishyira hejuru kwacu se? Oya, icyo twakagombye twiratana twebwe twahawe impano y'ukwemera ni umusaraba wa Yezu Kristo. Kandi umusaraba wa Yezu Kristo ni wa wundi watubuganijemo rwa rukundo rwemera byose, rubabarira byose, rutararikira karakarwo, urukundo ruriya ruzahoraho iteka. Muvandimwe aho uri, uwo mu muryango wa Padiri Mawuri, wiratana iki? Iratana umusaraba wa Yezu Kristo, byose bizatungana. Nitumenya rero twese kwiratana umusaraba wa Yezu Kristo, tuzibuka yuko twebwe tutaraba hano ku isi, ahubwo turabo mu ijuru. Kandi iryo juru Imana iridusezeranyaho umurage igihe cyose nyine tuzaba twagenze mu nzira zayo, za nzira zigaragazwa n'urukundo rwa Yezu Kristo ruri mu mitima yacu. Dukomeze rero, ntihagire uwiratana ibitari umusaraba, ntihagire uwiratana bitari ukuri kwa Yezu Kristo, ahubwo twese umusaraba wa Yezu Kristo ube intwaro yacu, kandi twese tugerageze kugira ngo twicishe bugufi munsi y'uwo musaraba kugira ngo tubashe gusangira nyine ikuzo na Yezu Kristo. Kandi iryo kuzo rye ritangira hano ku isi, ntabwo tuzaribona mu ijuru gusa, ahubwo ritangira hano ku isi igihe cyose dukora ibijyanye n'ukwemera kwacu. Mu ivanjiri nayo rero iratubwira ibijya gusa n'ibi ngibi, kuko nko mu isomo rya kabiri Pawulo mutagatifu atubwiraga ngo igihe Yesu azigaragaza azahindura ukundi uyu mubiri wacu awusanishe n'umubiri we w'ikuzo. Mu ivanjiri rero twabonye Yezu Kristo yihindura ukundi, yafashe bariya bantu be batatu, Petero, Yohani na Yakobo, maze bazamuka umusozi bagiye gusenga. Igihe bari bagiye gusenga, igisekeje ni uko Yezu yarasenze koko, yarasenga biratungana, naho abandi bo barisinzirira. Niko amasengesho yacu ateye. Iyo tutasinzirijwe n'ibyo dutekereza, dusinzizwa n'iminaniro yacu iba yatwatatse. Ariko Yezu we yarakomeje arasenga kugeza ubwo isura ye yahindutse ukundi, aba mwiza kurushaho, abengerana ikuzo, n'imyambaro ye iratangira irashashagirana kubera ubwiza. Hanyuma atangira kuganira n'abariya bagabo babiri, Musa na Eliya. Musa ni ikimenyetso cy'amategeko y'Imana, murabyibuka amategeko Imana yahaye Musa kugira ngo ayageze ku muryango wayo. Hanyuma na Eliya ikimenyetso cy'ubuhanuzi. Amategeko rero y'icumi Imana yahaye Musa natwe aratureba, ariko atureba ku buryo Yezu Kristo yatwigishijemo, kuko ubwo buryo nta bundi ni uko Yezu Kristo yaduhaye inshamake y'ayo mategeko. Aratubwira ati nukunda Imana ugakunda na mugenzi wawe, bizaba byakunze, uzaba wubahirije amategeko y'Imana. Muvandimwe rero, ibaze urukundo rwawe rumeze gute? Ese urukundo rwawe hari rukugeza ku Mana koko? Na Eliya rero ku bijyanye ubuhanuzi tubwirwa nta bundi ni uko Imana ubwayo yatuye muri twebwe, kandi ikatugira nyine ibikoresho byayo. Niba nukunda rero nk'uko Yezu Kristo yabitwigishije, uzahinduka ubuhanuzi bugaragarira bose, kuko uzibuka ko Imana igutuyemo, kandi ko ugomba kwisangira n'abavandimwe aho bari hose, n'aho Imana izakohereza hose. Ni abahamya rero babiri, Musa na Eliya,
bahamyaga ibyikuzo bya Yezu Kristu, Imana ubwayo nyine yamuhaye, hanyuma bahamiriza n'izo ntumwa ko Yezu Kristu afite ikuzo, ari ikuzo ry'Imana Data. Ikindi rero cyiza twumvise muri Ivanjiri ni uko humvikanye ririya jwi rivuga riti, uyu ni umwana wanjye nihitiyemo, nimumwumvire. Twakwibaza uyu munsi rero tuti, ese twamutega amatwi gute? Uyu ni umwana wanjye nihitiyemo, mumutega amatwi. Twatega amatwi gute Imana muri ibihe byacu, intambara z'urudaca, amabombe, abavandimwe bacu muri Ukraine turabyumva, kandi natwe bikatugeraho kubera ibintu bijyanye n'ubukungu byajemo akaduruvayo n'ibiciro byazamutse ahantu hose. Umuntu yatega amatwi Imana ati muri ako kaduruvayo. Ariko rero Imana irimo iradutumira kugira ngo ayo majwi yose tugerageze tuyacecekeshe, kugira ngo dutege amatwi Imana, kandi tureke rwose umwana w'Imana abe ari utugenga, aba ari we uduha igisobanuro cy'ibintu byose, cyane cyane biriya tutashobora kumva cyangwa gusobanukirwa binyuze mu mbaraga za muntu. Yezu Kristu ni igisubizo, tumutega amatwi. Yezu Kristu c'est notre salut. Yezu Kristu ni umukiro wacu. Tumutega amatwi rero, tumutega amatwi kugira ngo tumutega amatwi nuko biriya byose tuzabanza tukabicecekesha, hanyuma tukamutega amatwi nyine dufite ubwisanzure. Icya kabiri cyadufasha gutega amatwi Imana ni ugusenga. Kenshi na kenshi dusenga tudondobekanya amagambo, iyo yadondobekanyije tunyuzamo tukanasinzira nka ziriya ntumwa. Ahubwo tureke Imana itubwire pe mu isengesho ryacu, dutuze tuyitega amatwi itubwire, kandi koko izatubwira. Kenshi na kenshi Imana itubwira inyuze mu byanditswe bitagatifu, mu ijambo ryayo. Imana itubwira inyuze mu byo Kiliziya itwigisha. Imana itubwira ariko inanyuze no mu nama nziza dushobora gukura ku bavandimwe. Dutega amatwi rero, dutega amatwi Imana mu isengesho, yego itubwirayo, ariko cyane cyane tubanze ducecekeshe ya majwi y'ubwirasi, ya majwi y'umushiha, ya majwi y'umujinya, ya majwi y'ubushizi bw'isoni, ya majwi y'ubwikunde, ya majwi y'amashyari, n'izo nzangano zose, byose tubicecekeshe kugira ngo Imana yongere itubwire, kandi tuyumve, tuyitege amatwi dufite ubwisanzure. Nk'uko rero bisanzwe, muragenda murebe amasomo y'iki cyumweru. Nkunze kubivuga ko muri Bibiliya y'Ikinyarwanda ayo masomo aba arimo mu mapaje ya nyuma, mugende murebe isomo rya mbere, isomo rya kabiri, ariko cyane cyane duhurire mu Ivanjiri nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 9 kuva ku murongo wa 28 kugeza ku wa 36. Nongere mbisubiremo, iyo vanjiri tuyihuriremo, tuyisangire kuri za telefone, tuyisangire no mu biganiro byacu tugirana imbona nkubone cyangwa ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo nyine igihe cyose twiyumviyemo umukiro Imana itanga binyuze mu ijambo ryayo, kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo iki gisibo ntikigende uko cyaje, ahubwo kidusigire amafresheur, kidusigire rwose ubwisanzure buzaba bwaturutse mu buryo twarwanye kandi tugatsinda, kugira ngo nyine tugarukire Imana kandi twongere tube abayo, twongere tube uko twifuza muri uyu muryango wa Padiri Mawuri ndetse no muri Kiliziya y'Imana muri rusange. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Twese dutahe, kandi murabizi nyine ndabakunda.